Kuri uyu wa mbere tariki ya 25 Gicurasi 2015 hatangijwe icyumweru cyahariwe kurangiza imanza zaciwe n'inkiko gacaca zerekeranye n'imitungo yangirijwe cyangwa yasahuwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu karere ka Musanze iki gikorwa kikaba cyatangirijwe mu murenge wa Busogo, aho abaturage bo mu mirenge ya Busogo, Shingiro na Gataraga baganirijwe n'abayobozi batandukanye bo mu karere ka Musanze. Bwana Nshizirungu Aimable, umwe mu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Busogo, akaba yagaragaje ko hari benshi batari bashobora kuriha, ariko hari n'abagaragaje umutima wo kwishyura nk'uko abidusobanurira. Umuntu umwe niwe wabashe kugeraho, kandi nawe yaraje, twagize ukuntu turangiza ikibazo. Yaraje mfite chantier ndi kubaka, araza ati nta mafaranga nzabona, ariko ndi umufundi, mbabarira umfashe nze ngufashe mu bafundi bawe, hanyuma uwo mwenda ufemo. Ntajye naravuze nti uyu muntu ijya ari byose afite umutima muzima. Ndavuga nti yirirwa kuri chance yakirwana n'abandi, ariko ntabwo ntamukurira mwaka. Umufundi abarirwa amafaranga 3,000. 3,000 avuga nti ndaguha 1,500, ikindi 1,500 nkibare muri wa mwenda ugomba kunyishyurira. Mu bibazo byagaragajwe kandi na bamwe mu baturage, harimo n'icyabagiye bazungura imitungo y'ababyeyi bafite ibyo abandi bangirije, ariko bakaba bumva batakwishyura. Aha umwe mu bahagarariye inzego z'ubutabera, Madame Justine Giraneza, umuhuzabikorwa wa MAJ Musanze, inzu zitanga ubufasha mu by'amategeko, akaba yagize icyo abivugaho. Turasaba cyane cyane dushingiye nko kubyo tubonye ahangaha, turasaba abazungura mu gihe ise cyangwa nyina yangije imitungo mu gihe cya jenoside, noneho hakaba ari amarangiza rubanza yishyuza uwo mubyeyi, abana be bakaba baramuzunguye yaritabye Imana. Tuributsa abo bazungura yuko iyo umuntu azungura umutungo wimukanwa n'utimukanwa ndetse n'imyenda. Mu myenda rero hakabamo imanza ise cyangwa nyina aba yaratsinzwemo. Uyu munsi rero turashishikariza cyane abazungura kuko nibo barimo kuzamura ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo bakwishyura imanza ababyeyi babo batsinzwemo. Turagira ngo tubabwire yuko itegeko riteganya ko iyo uzunguye byose, cyane cyane n'imyenda mu gihe wazunguye nyakwigendera. Umuyobozi w'akarere ka Musanze, Madame Mpembyemungu Winfrida, wari umuyobozi mukuru muri iki gikorwa, akaba yatubwiye icyatumye bahera mu murenge wa Busogo, ndetse agira n'ubutumwa agenera abanyamusanze n'abanyarwanda muri rusange kuri iyi gahunda. Mu karere ka Musanze twahisemo gutangiriza iki cyumweru hano muri murenge wa Busogo, kubera ko n'ubusanzwe uri mu mirenge ifite imanza zaciwe n'inkiko gacaca nyinshi zitararangizwa. Bari kugira ngo dukore ubwo bukangurambaga kugira ngo ibintu bigende neza, aho ahari ikibazo gikomeye ariho dutangirira. Ubutumwa tugenera abanyamusanze ni ukugira ngo turabahamagarira kugira ngo iki cyumweru bakitabire, ari abafite imitungo yangirijwe igihe cya jenoside bakitabira iki cyumweru, ari n'abangirije ibyo abandi bagomba gutanga indishyi nabo kabyitabira, ndetse n'abandi baturage kugira ngo bajye bagira n'inama abagombye gutanga kurangirisha imanza, kandi bakurikirane neza ibiganiro, banakangure nabo baziho amakuru, bazi ko batsinzwe mu rwego rw'izi manza, bumve ko bagomba kurangiza imanza batsindiwe. Patrick Uwineza, Family TV, i Musanze.